Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubisa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizame gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Murabizi impamvu dukosora bino bizame biba byakozwe, ibibazo bikunda kugaruka. Kino kizame ushobora kugikosora wazagirwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo bitanu byo mwa kino kizame byongeye biragaruka. Rero kugira ukorere mu uhita utsinda biba bigusaba kuba warabonye ibizame byinshi kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Bibutsa gukanda subscribe niba utari wakanda subscribe kugira isomo rishya dushyizeho. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo yo kugira agenda bafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0788351626 tugufashe kubona kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga ikinyabiziga nabwo uhita ukwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero tukabigufashamo. Ushobora no kuyitwandikiraho cyangwa ukayiduhamagaraho kugira ukosore ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira. Twe turagusobanurira, serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndatekereza ko rero wamaze gufata agapapuro, ndatekereza ko amaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. A iravuga ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B ikavuga ngo ahegereye umurongo ukomeje. C ikavuga ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D ikavuga ngo A na C nibyo. A na C bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira ndetse n'igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano si igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Aha ni nka kwa kundi umuhanda uba watangiye ufite ibisate byinshi ariko uko ugenda mugana imbere bikajya biragenda biragabanuka. Ndatekereza ko bari bamaze guhitamo C, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788351626 tugufashe kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kwitwandikiraho uramutse wakosoye kino kizame ukagira ikibazo ukabura umuntu wo gusobanura, cyangwa ukeneye ko tukwigisha ikinyabiziga mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Bibutsa ko namaze kubakorera video muri bwa buryo bwo kubakorera video zo kugira zibafashe kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Iyo ibimenyetso bimurika byo ku mihanda namaze kubibakorera, aho biba biri kuyobora ibinyabiziga bikoresheje ubwoko bw'amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, biri kuyobora ibinyabiziga kugira ngo bibe byabarinda ibyago abayobozi b'ibinyabiziga. Namaze kubibashyiriraho. Nawe rero kugira n'andi masomo yose dushyizeho ujye uhita uyabonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. A iravuga ngo biteganye. B ikavuga ngo ku murongo umwe. C ikavuga ngo A na B nibyo biteganye cyangwa ku murongo umwe. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo uvuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri
kirimo. Murabizi nka hano niba bavuze ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda ngo biteganye. Hari igihe haba hari nk'imihanda ibiri ifatanye y'icyerekezo kimwe, ugasanga nyine kuba byagenda biteganye nta kibazo. Ku murongo umwe naho imodoka imwe iri imbere indi iri inyuma nabyo bibaho. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo cy'ukuri ari D. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga kiba gikoze, hari ikinyabiziga kiba gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose cyangwa amanywa yose bitewe n'urugendo kirakora. Rero ikinyabiziga ariko hari ahantu kiba kibujijwe kuba cyahagarara akanya kanini. None aho hantu ni he? Iravuga ngo ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Bibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, santimetero ni urugero rw'uburebure, kilometero ni urugero rw'uburebure. Ndi kubakorera isomo ku bipimo. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo niyidishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Ariko ubonye wenda ufite ikizami hafi ukabona ukeneye guhita ubimenya, uhita unyandikira kuri 0789335626 nkaba naguha ibintu byagufasha ukabisobanukirwa. Ikavuga ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Ikavuga ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko rero wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe mwa hano baduhaye. Ndatekereza ko wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane kiravuga ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ntabwo biri gushobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kuba yabona muri metero 200. Wenda ni igihe cy'ibihu cyangwa butangiye kwira. Uretse ko iyo butangiye kwira uba ugomba gucana amatara y'ikinyabiziga, ntabwo uri kureba muri metero 200. Cyangwa hari umucucu, ni igihe cy'umucucu ntabwo uri kureba muri metero 200. Rero inyamaswa zikuruwe, ingorofani zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa. Bigomba kurangwa n'iki? Iravuga ngo imbere ni itara ryera. Iyo bavuze itara ryera ni kimwe no kuvuga, hari abo numva bari kuvuga ngo itara ry'umweru. Ikavuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, cyangwa se imbere akaba ari itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Ikavuga ngo inyuma ni itara rimwe ritukura cyangwa inyuma akaba ari itara rimwe ritukura. Ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ikaba ariyo imbere ni itara ryera, ikaba ariyo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, ndetse na C ikaba ariyo inyuma ni itara rimwe ritukura. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora, ariko mukavuga ati reka tujye gushimira umuntu watwigishije. Ari ababyandika muri komenti, ari abaduhamagara, ari abatwandikira kuri WhatsApp. Imana ikibaho umugisha, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora, bigatuma amasomo yose yabafasha tuyabashakira kugira ngo muyabonere ku gihe. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya gatanu kirabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Iravuga ngo metero 50 nibura. Ikavuga ngo metero 100. Ikavuga ngo metero 150. Ikavuga ngo metero 200 nibura. Ese amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero zingahe? Waba uri mu izo metero ukaba wabona ayo matara ndangaburumbarare y'ikinyabiziga. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko bino bibazo biragaruka ntabwo bahimba ibindi bibazo, n'ubundi nibajya kubikubaza ni gutya bizaba bimeze. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Niyo mpamvu buri munsi ikizame kiba cyakozwe, buri munsi uba ugomba kukibona kwa ino YouTube channel yacu.
kugira ngo hatazagira ikijya kigucika, uba ugomba gukanda subscribe kugira ngo ntikigucike cyangwa isomo nshobora kubona ryagufasha nkarishyiraho. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, amatara ndangamurumbarare agomba kubonwa nijoro ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga uri mu ntera ya metero 200 nibura. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6 kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'iz'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Hano matara ndangacyerekezo, murabizi amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu biyafashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara asa ate? Mwayano mabara baduhaye aravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, B ikavuga ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo ay'imbere akaba yera cyangwa ari umuhondo, naho ay'inyuma akaba atukura cyangwa se n'icunga rihishije, D ikavuga ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A yavugaga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, naho ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7 kirabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo? A iravuga ngo itara ritukura cyangwa akagaruramuri k'umutuku ku manywa, B ikavuga ngo gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro, C ikavuga ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagaruramuri k'umuhondo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko iyo bavuze ngo ibikoresho ngarurarumuri, ngo utugarurarumuri, ibikoresho ngarurarumuri ubwabyo ntabwo biba byaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho bihita bisa nkaho byatse. Habaho irangi ngarurarumuri aho bashobora kurikoresha bari kukwereka nk'inkombe mpimbano z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda, cyangwa nka kwa kundi uri gutwara ikinyabiziga cyawe ari nijoro, icyapa kiri ahantu hatari kubona neza, hatari kugaragara neza, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita ukabona gisa nkaho cyatse, na buriya nacyo kiba gikozwe nk'ibikoresho ngarurarumuri. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko rero bamaze kugihitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B ikavuga ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 50, naho imbere akaba ari metero 1 na santimetero 70, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa se ni D? Mbibutsa ko kino kibazo bashobora kongera kukikubaza gutya, ariko bakavuga ngo inyuma ni santimetero 350. Kubera ko utazi ko metero 1 bingana na santimetero 100 kikaba cyakunanira. Hano rero uba ugomba kumenya ko metero 1 ingana na santimetero 100, ubwo metero 3 zingana na santimetero 300, wateranyaho na zino 50 bikaba santimetero 350. Ubwo niba baramuka babihinduye wenda bakabigira muri santimetero, uzahita umenya igisubizo cya nyacyo. Niyo mpamvu ndi kubategura isomo ku bipimo isaha n'isaha, ushobora kurishyiraho, ariko ubonye ufite ikizame vuba ushobora guhita unyandikira kuri 088936 hashaka uburyo nkufashamo nkagushakira agasomo nkagagutegurira nkahita nkaguhereza kugira ngo utazatsindira ku manota make.
uba ugomba gutsinda kandi ugatsindira ku manota menshi, niyo ntego yacu. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0788 tubafashe kubona kode. Iyo tumaze kugushakira kode tuba twabonye nimero yawe, ikintu cyose twabona cyagufasha tugenda tukiguha kugira ngo nawe nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese agaragazwa gute ayo matungo maremare cyangwa magufi? Ntabwo ari kugaragara neza, umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200. Ese bagaragazwa gute? A. Iravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi. B. Ikavuga ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Bagomba kugaragazwa ku buryo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Amatungo ntabwo akenshi agomba kugira ibintu biyagaragaza, ahubwo bashyiraho ibyapa byerekana ko aho hantu haca amatungo, cyangwa se hakaba hari ahantu kenshi habugenewe amatungo agenewe kuba yaca. Niyo mpamvu murabizi amatungo nta nubwo aca mu nzira nyabagendwa, ntabwo bari kugendera mu muhanda mo hagati. Niyo mpamvu yo uretse kuba barayageneye nk'inzira akunda gucamo, babashyiraho icyapa kiburira kikwereka ko imbere hari inzira y'amatungo, nta kundi aba agomba kugaragazwa. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. A. Iravuga ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Ikavuga ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Muri kugenda mu muhanda, muri udutsiko tw'abantu ariko nta mufatanyije gahunda, nta n'umuntu ubayoboye. Hari utuyira rero muba mugomba gucamo turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Ese ni abahe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Muri kureba mwese ino mihanda wenda iri mu mijyi, Musanze nabibonyeyo, hano i Kigali njya mbibona, kwa kundi umuhanda mo hagati haba harimo jaride, mwaba muri kwambuka hari ahantu mushobora kuba muhagaze mbere y'uko mukomeza kwambuka. Wenda umuhanda ari munini, ari imihanda wenda ibiri ifatanye ijya mu cyerekezo kimwe, mo hagati rero bagashyiramo akantu kameze nk'ubutaka bwigiye hejuru. Niko babiri bitubwiye, hari uba ushobora guhagarara wenda ubonye imodoka zije ari nyinshi ukaba uhagazemo gake. Hariya rero niho bari bashatse kuvuga. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri kibaye abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. A. Iravuga ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B. Ikavuga ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri. C. Ikavuga ngo irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri. D. Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
mwese ndakeka ko ku bikoresho ngarurarumuri nari nabibabwiyeho murabyumva namwe, irangi ntabwo ryakwaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe niba ruturushe kw'iryo rangi rirasa nkaho ryatse, niba risa umuhondo rise nk'iryaka umuhondo, niba risa umweru ubone ikintu kimeze nk'umweru kiri kwaka kandi ari irangi, wenda bitewe n'ubutumwa bashaka kukumenyesha. None hano bari kukubwira ngo igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ese ni A irangi ry'umuhondo ngarurarumuri? Ese ni B irangi ry'umweru ngarurarumuri? Ese ni C irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri? Cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ayahe? A iravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B ikavuga ngo utugarurarumuri 2, ibikoresho ngarurarumuri ndakeka ko nabisobanuye bihagije. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo ndetse na B ikaba ariyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara asa ate? Nk'ayo matara baduhaye akurikira. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Bibutsa ko uramutse uri gukosora ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, uhita unyandikira kuri 0789 935 16 26. Ukeneye kwiga ikinyabiziga utwandikira kuri iyo nimero. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko uri kure, ntabwo byakukundira kuza mu ishuri, ubona umwanya mu masaha ya nimugoroba, ntabwo byagukundira kuza mu ishuri, twebwe uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero maze kubabwira 0789 335 16 tukagufasha tukakwigisha mu gihe gitoya. Nubwo waduha njye mboneka kuva saa 2 kugeza saa 5 z'ijoro, twe turaboneka tukakwigisha, nawe ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko hano mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hano uramanza umenya se ibyapa bibuza biba bimeze bite, ibyapa bitegeka biba bimeze ute? Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo harimo icyo kirango cyayo baba bari kukubuza. Niba harimo moto mw'icyo cyapa hakaba harimo umutuku, kikaba ari icyapa kibuza, kikaba gifite ikirango wenda kirimo moto, baba bari kuvuga ko nta moto zigomba kuhaca. Niba harimo umuntu bari kuvuga ko nta munyamaguru ugomba kuhaca. Naho ibyapa bitegeka byo bari kugutegeka ikintu ugomba guhita ushyira mu bikorwa. Niba ari ugukomeza imbere ukaba ukomeza imbere utemewe ko wakata iburyo cyangwa ibumoso. None ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? Mwa hano baduhaye hakurikira. A iravuga ngo mu masangano, B ikavuga ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho no ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ikavuga ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinzwe n'inkomane ikurikiyeho, ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ndetse na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. None hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko mwamaze kugihitamo, ndatekereza ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho, ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ese kino cyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara asa ate? Iyo bavuze ngo amabara y'ikinyabiziga, hano bavuze umuzenguruko uvugeho, ubuso buvugeho, n'ibirango bivugeho. None ni ayahe mabara aba akigize? A iravuga ngo ubururu, umweru, umutuku. B ikavuga ngo umweru, umukara, ubururu. C ikavuga ngo umutuku, umweru, umukara. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe?
ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Rero hano ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara ndetse n'ubururu. Bino byapa mujye mukunda kureba mwa biriya bintu mba nabapostingiye muri community ya YouTube channel yacu. Ahasigaye ngiye kujya ariho nzajya mbacishiriza ubusobanuro bwa bino bimwe mu byapa kugira ngo murusheho kunguka ubumenyi, na iriya amasuzuma bumenyi mba nabakiriyemo mujye muyakora. Akenshi icyo kibazo kiba cyakunzwe kubazwa mu icyo cyumweru. Ikibazo cya 15 rero kirabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni A iravuga ngo toni 24, B ikavuga ngo toni 10, C ikavuga ngo toni 16, D ikavuga ngo toni 53. Ese mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni ubuhe? Ese hano iso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kucyitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, toni 24. Dukomeje n'ikibazo cya 16 kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe ni A iravuga ngo kilometero 70 mu isaha, B ikavuga ngo kilometero 40 mu isaha, C ikavuga ngo kilometero 25 mu isaha, D ikavuga ngo kilometero 20 mu isaha. Mbibutsa ko kilometero ni urugero rw'uburebure, metero ni urugero rw'uburebure, santimetero ni urugero rw'uburebure. Kilometero imwe iba ingana na metero 1000, metero imwe iba ingana na santimetero 100. Bishatse kuvuga ngo kilometero imwe iba ingana na santimetero 10,100. Impamvu tuba tuvuze kwa bino bintu by'ingero muri kona ko bakunda kubibaza, niyo mpamvu nabonye ko byihutirwa ndi kubateguriraho isomo kuri bategurira bitwara igihe, kuko aba ari ugukusanya ibintu byinshi, ubusobanuro bitewe n'imiterere ya buri karere cyangwa n'imigenzereze, tukareba ibintu byiza bizabafasha tukabitegura. Isaha n'isaha dushobora kubishyiraho bigeze kure turi bategurira, mushobora kuribona ejo, mushobora kuribona ejo bundi, kugira uhite uribonera ku gihe. Rero ukanda subscribe kugira ngo nindishyiraho ntirizagucike. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha nabwo ntabwo ugenda uri gupima. Ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 25 mu isaha. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Kino kibazo ushobora kukitiranya na kiriya kindi twari twakosoye, ariko ni ahantu biba bihuriye. Niyo mpamvu uba ugomba gukurikira neza ukitondera ibibazo. Hari igihe ubona bisa ariko bagahita bahindura ku bisubizo. Rero waba warafashe ngo ni B, ngo igisubizo cy'ukuri ngo aba ari B, ugasanga urakishe. Niyo mpamvu uba ugomba kuza hano tugakosora bino bizame, tureba ukuntu babibaza, tunabasobanurira kugira ngo nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. None ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe mwa hano baduhaye. Aravuga ngo imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B ikavuga ngo mu muhanda ho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe mwa hano baduhaye? Murabizi nabibabwiyeho, ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, amanywa yose, bitewe n'ibintu gitwaye, bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze, bitewe n'aho kigiye kujya. Rero
hari ahantu biba bibujijwe kuba wahagarika icyo kinyabiziga akanya kanini. None ni hehe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze guhitamo isomo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ndakeka ko utagenda ngo ufate ikinyabiziga cyawe ugiparike mu mwinjiriro w'isoko. Hariya baba bari kwinjirira bagiye mu isoko, ugiparike mu muryango neza. Ntabwo biba byemewe. Cyangwa ntabwo wagenda ngo ufate ikinyabiziga cyawe ugiparike mu muryango w'urusengero ku munsi wo gusengaho, ukagenda ukagiparika mu muryango imbere ku muryango neza. Ntabwo biba byemewe kuba waparika ikinyabiziga umwanya munini imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ndatekereza ko wari wamaze guhitamo ndatekereza ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ndatekereza ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18, kirakubaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ese ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano baba bari kuvuga ku muyobozi w'ikinyabiziga. Wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Iravuga ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B ikavuga ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C ikavuga ngo gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D ikavuga ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Murabizi hari igihe umuntu avana ukuboko mu modoka agatanga nk'ibimenyetso. Ese hano uba ugomba gukora iki? Uba ugomba gukoresha ubuhe buryo? Ndatekereza ko wamaze guhitamo isomo cy'ukuri rero. Ndatekereza ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ukeneye no kugura amazi, ukagurira amazi tica wanyu uri kubasobanurira. Naho nimero narayibabwiye ni 0789351626. Munamara kubategurira ikizame mu muhogo humye. Ese hano rero igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ubundi mu bisubizo byose bazaguha, nubona harimo ikibazo kirimo ukabona bakubajije, ukabona mu bisubizo baguhaye harimo ikintu kivuga kugabanya umuvuduko, ntabwo nkubwiye ngo ni buri gihe, ariko 90% icyo gisubizo aba aricyo cyerekeye kugabanya umuvuduko. Noneho iyo bavuze kongera umuvuduko 90% icyo gisubizo aba atari cyo. Niyo mpamvu rero hano ugomba kuza tukigana tunamenya ukuntu ibibazo bisubizwa kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi niyo ntego yacu. Ndatekereza ko wamaze guhitamo B. Ndatekereza ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19, kirabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza na ya matara y'urugendo ugomba gukoresha. Ni ku manywa hari urumuri rudahagije, wenda ni igihe cy'ibihu cyangwa se hari umucucu mwinshi, ntabwo uri kureba mu ntera runaka. Ese na yahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Iravuga amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B ikavuga ngo amatara kamenabihu y'imbere. C ikavuga ngo amatara yo kubisikana. D ikavuga ngo amatara kamenabihu y'inyuma. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Mbibutsa ko ndi kubategurira muri bwa buryo bwo kugira ngo mbahereze ibintu bibafasha gusobanukirwa bino bizame biba byakozwe na bino bibazo bitabagoye. Ndi kubategura n'isomo ku matara. Kugira uhite uribonera kugiye ukanda subscribe kugira ngo uhite uribona. Wabona ufite ikizame byihutirwa ugahita unyandikira kuri 0788933516 nkaguha isomo ku buntu ryo ku matara asigaye, cyangwa nkaguha ikintu cyagufasha. Hano ntabwo ari isomo nkuha, nshobora kugusobanurira wenda ku matara nkakunyuriramo gake, cyangwa se nkakurebera nk'akandi kantu kagufasha nk'akadokima runaka nkaba nkaguhaye, nawe ukiga ugakora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu, kubona mutsinda kandi bitabagoye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara kamenabihu y'imbere. Ikibazo cya 20 nacyo cyane nyuma tugiye gusoberezaho kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tigeze neza icyapa dufite gifite ishusho. Ese uri kubona ari impande eshatu? Ese uri kubona ari impande enye cyangwa ishusho ni uruziga? Hano kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru ariko bucishijemo umurongo w'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki?
iravuga ngo iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda, mbega ngo ntihemerewe kuhahagarara, se ikawa mu muvuduko ntarengwa wemewe, mbega ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Bibutsaho ko muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo kugira ngo babafashe kumva neza no gusobanukirwa bino bizami biba byakozwe, nabashyiriyeho video y'ibyapa byo ku mihanda. Jya kuri YouTube channel yacu cyangwa ujye muri comment ya mbere araba ari iyo video, uyikandeho uyirebe kugira ngo ntihazagire ikibazo cyose cyerekeye ku byapa cyongera kukunanira. Amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, iyo ubonye utari kuyibona ushobora guhita unyandikiranaho kuri iyo nimero nakunze kubabwira, ahasigaye nkahita nk'uha iyo video, ntabwo byarenze iminota 2 utari wayibona. Rero icyabafasha cyose turi kugitegura kugira mujye mukora rimwe muhite mutsinda. Mukeneye kwiga ibinyabiziga muduhamagara kuri nimero 0789531626 tukagufasha kwiga ikinyabiziga mu gihe gitoya. Hano rero igisozi cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Hari nka kwa kundi uba waciye ahantu barakubwira ati ugomba kugera kuri uyu muvuduko, rero iyo ubonye kiriya cyapa kiba kikubwira ko ibyari bibuzwa byose bari bakubujije mbere mu rugendo wagendaga birangiye, uba ugomba noneho kugenda uko ushaka mu nzira nyabagendwa, ukurikije ahantu ugeze, ukurikije ukuntu utatiza abandi bayobozi b'ibinyabiziga ibyago, baba bari kukwereka ko iryo ari iherezo ry'ibibuzwa byose bari bakubujije mu karere ku binyabiziga bigenda. Ndatekereza ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha ucyandika muri comment. Ukeneye kode nabwo uhita uduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0789531626 cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Ibindi byo no kwibutsa ko abantu muri gukora mukunde gukosora bino bizame biri gukorwa, ibibazo bakunda kubaza biba bikunda kugaruka mu icyo cyumweru, biriya bintu ndi gupostinga mujye nabyo murabirebaho, icyo kibazo bari kuba bakunze kukibaza. None ibindi byo amahirwe masa, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.